Nitwa Tasha. Maze imyaka 15 muhohoterwa na papa. Natinye kubivuga ariko ubu ndenda gupfa. Mana, mu munota umwe gusa w'ubuzima nihorere kuri papa. Mana, uri kunyumva? Vite assim. Birangiye. Icyo nashaka ko tuganira. Igikiza. Muribuka mu gitondo ikiganiro twagiranye na wa mudamu umuyobozi. Urabyibuka? Ndabyibuka. Hari ikibazo cyaba cyabaye? Bya bintu byatumye ntekereza ibintu byinshi. Nagiye ku kazi ntatuje, byatumye numva ko nongeye gukanguka ntekereza ibintu bigendanye na Tasha. Uribuka ko waje mu buzima bwanjye usanga mbana na Tasha, umwana wanjye. Wemera kubana nanjye uzi ko mfite umwana, mbwira ko nta kibazo. Ariko umwana wanjye imyitwarire afite muri iyi minsi ntago ariko yari ameze mbere. Waraje ukigera mu buzima bwacu, Tasha atangira kugira izindi mpinduka z'ubuzima. Tasha nta kimvugisha, Tasha ahora arwaye. Nibutse ko n'igihe yatangiraga kurwara bwa mbere namujyanye kwa muganga, nkisohoka mu nzu usanga dusohotse bitubwira ngo ugiye kumuganiriza. Kari akantu nako kantoshije ahantu, byatumye ntekereza ibindi bintu. Ikindi, abana n'inshuti ze baza kumusura, ugasanga Tasha numuhaye uburenganzira bw'uko abana bamusura, yewe n'uburenganzira bwo kuba yajya kubasura nabwo kabumwiba. Ikindi, hari igihe naje nsanga winjiye mu cyumba urimo gutonganya abana bari baje kumureba, uri kubatonganya cyane babwira nabi. Ibyo bintu byose nagiye mbitekerezaho, ndavuga nti nta hantu waba uhuriye n'ikibazo Tasha afite. Ariko sishirika mubaze ikibazo kimwe. Ushatse kuvuga ko kuva ngewe naza muri uru rugo ari nge wateje ibyo bibazo byose? Hello? It is. Uri hese? Oya, nuko nari ngutegereje gusa. Ndi hahandi we ngwino hansange nyine. Okay. Nari bino ntinzi. Cyangwa njye magusanga. Okay, nari bireka nzi. Oya, hagume nari binze magusanga. Sawa. Nase kuva waza kutasha tigeze agira amahoro. Nakubwiye kuri mwana mukunda nk'umwana wanjye nibyariye. Ari wenda bimwereka, ari nayo ndabikwereka. Kukiri kunshinza. Ubundi uba wumva namutwara iki? Bumva ni gute ufata ibyo bintu byose ukabingerekaho? Umugabo nkanjye koko ukangerekaho ibintu nk'ibyo ngibyo? Oya, shobora kuba ibi bintu bifitemo uruhare. Shero urambabaje byatari. Ubifitemo uruhare. Ubwo ibintu ura polisi yagiye afata ibintu bigupakiramo. Nakubwiye ko biriya bintu byose yavuze ntacyo na kimwe nigeze nkora.
ni gute none wifashe ukangirika ibintu byo guhemukira umwana wanjye uramufata nk'umwana wanjye nibyari ntabwo nari nzi ko wamufata gutyo sheri ntabwo nari mbizi oya noneho ikindi kintu natekereje gikomeye kugira ngo twimukire hano nuko wavuze ngo tasha ngo yarwaye amadayimoni ngo twimuke ngo duhunga amadayimoni ari muri iriya nzu uzi ikindi kintu ndi kubona ntabwo kinyizera please ko twageze hano ko yakomeje kurwara ayo madayimoni twavuye hari ariyo duhunga n'ubu ngubu ko yarameze n'ubu niko akimeze kandi reka nkubwire ibi bintu byose biri kuba ubifitemo uruhare kandi nibiramuka nsanze ubifitemo uruhare ntabwo nzakubabarira reka nkubwire sibyo ntabwo nzakubabarira reka mwihorere urabizi ko kuva kera mba nifuza nyine ko wamuri iruhande. Niyo mpamvu iyo nkubonye ugiye kwitaba telefone nyine ugatinda cyane ugira amakenga pe. Kuko urabizi ntabwo ari ubwa mbere ngize ute nkundanye n'umuntu akambabaza. That's why nashaka ko nyine hagisaje undi muntu mbabaza.
Bebe ntugire ikibazo. Jya urabizi ndagukunda. Sibyo? Kandi buriya njye ntabwo nshobora kumara umunota umwe nagutekereje. Ushobora nkunda? Ndagukunda cyane. Ntabwo umbeshya? Ntabwo umbeshya. Uzabyibonera se ewe. Bwa nibyo nakubwiraga buriya. Oya igihe gito tumaranye byibuze kibashije kunyereka ko nkunda ariko n'igisigaye nacyo ni kinini. Gusa n'umbeshya baby trust ni wowe uzaba uri kwihemukira kuko ntabwo ari njye uzaba uri guhemukira. Baby ntabwo nakubeshya. Ikintu uzi se reka mubwire. Ibyo nakubwiraga buriya mukunda. Urabona hariya muri Amerika mfite gahunda yo kujyana. Na wundi mukobwa mu muntu twajyana utari. Nanjye nyine tuzajyana. Ujya kunyiyaka kuko ni umukobwa ushaka kunyiyaka. Ahubwo tukomeze nise. Komanda yagukije. Hari icyo dusanzemo se? Njye nashaka hari icyo dusanzemo. Ucecetse ndambiga zuriya. Kumbe umukobwa uramuzi uragaragaye kugira ngo aho ndekuye ushatse kuvuga ko igihe cyose wahereye insezerano ibintu byose wansezeranyije ubihinduye zero ni ukuvuga ugenda ubeshya udukobwa twose numvisha ibintu rwose wambwiraga byose numvisha uri kubibwira n'uyu nguyu si wagira ngo ufu wameze furashi neza kuva nabaho ubwo mpuye n'umuhungu w'akasamutwe nkawe ndumva isaha mu bintu ntunze byose ariyo wampaye akira asubira n'ibyawe akira se fata agira ngaho imuhe nawe Batasha tasha excuse me ndekura please ndekura ndekura sheri wifata uko bitari ibyo nakubwiye ukaza wiyoberanye umeze nk'icira y'inzoka gusa nane isoni reka ngusobanurire ndekura njye nawe twarakunaye ntabwo twakunaye mu mugozi uzumbeshya gusa nuko mwirirwa inyuma y'abakobwa mukirwa mudutera inda muduhobagiza wamuguriye isaha ibyo yangura byose nanjye mbigusigira se kugira umenye ko ndi serious oya bifashe ko bitari pe bebe kujya oya ndekura ukuntu utagiye kumara ngiswe tunyiyaka nta n'isoni ugira wifata uko bitari ntabwo ariko bimeze oya ndekura kuko guhera kuri iyi saha njye nawe ndekura reka ngusobanurire abahungu bose mwari shazwa aho ngaho icara abahungu bose niko mwaba reka ngusobanurire none se umeze ute sha bebe nyine ndaho gake gake nyine n'iri zuba nawe uraribona ntabwo ryoroshye hanze ariko nyine kuva mfite uwo mfashe ikiganza ntabwo ryaba ryinshi ndabizi
Seriya yasha nanjye meze neza daho tu dukumburanye ariko nari ngukumbuye bushize ntabwo twatandukanye neza ariko bebe nyine maze igihe ndi guca mu bibazo byinshi sibyo by'inkundo nyine ariko wenda bizi ko uri umusore utandukanye n'uwo ntekereza kuri we sibyo ushize njye nawe twatandukanye bitari neza bitagushimishije ariko impamvu mfashe umwanzuro nk'uyu nguyu nkaguhamagara ngo ndagushaka ko tubonana njye nyine ikintu nifuza ndashaka njye nawe dusubire mu rukundo turwenjoyinge turwishimire ibihe byiza tutagize njye nawe tubigirane kandi humura amahirwe nk'aya ngaya bajya bavuga ko aza rimwe mu buzima ndakwinginze amahirwe ngiye guhereza iyo foto uzi ikibazo ukuntu twatandukanye nese ko twatandukanye ntabwo byavamo ko twongera tugakundana njye nawe ibyo ntabwo bivuze ngo ntabwo byakunda nga rero nyine njye nshaka unsubize niba byakunda unansubiza none njye nyine igisubizo gusa nyine nawe wikihutisha ibintu bizi ibyo ukeneye kubitekerezaho ryari uzatekereza kugeza ryari ariko impamvu ndi kukubwira ngo ndashaka kubifatira umwanya uri ko ntiwansubiza kuba nagusize ntabwo ngarutse ku bwawe yego nakoze mistake so why utari gushaka kumbabara ngo njye nawe dusubirane basi se nta rukundo rwanjye ukeneye ibyo ntabwo nabivuze ahubwo icyo nagusabye riho mu mwanya sibyo ariko basi uzaba uwanjye numa igihe nzagusubiza igisubizo kiri ku mutima wanjye ntarebe basi ngo wajya ko ntuzatinde sibyo ibyo byo ndabigusezeranyije ntabyo nzakora papa ni keza ariko rwose papa mbabarira basi ese ubundi ntabwo wakama nk'umwana wawe utaboneye bino bintu papa rwose mbabarira basi uyu munsi sibyo mbabarira urabona ntabishaka ubona ubushake butaje oya kurusukira oya rwose mbabarira basi uyu munsi mbabarira urabona ntabishaka ubona ubushake butaje oya kurusukira oya rwose papa mbabarira wihangane uyu munsi udatuma so yicwa basi uyu munsi gusa udatuma so yicwa n'ubushake bwamubwira nayifata shema ibi bintu wabikuye he nayifata nta gusohoka ariko se ibintu ni ndaruguha ibintu byose afande yambwiye ndabibonye akushira waretse koko akushira waretse ndetse afande halo ngwino ntabara ibintu byose bambwiye ndabibonye ngwino bari uzi uhagere rwose ubabarira tambuka ifatira umwana ku ngufu burya ariko se ibintu ni ndaruguha afande ubariye he koko afande rwose banguka nabara ariko ibi ni ndoto akushira ako shiri waretse ibyo bintu koko uca kumeze ako shiri waretse ibintu ushaka kumenya Shiri nafse mfanye mashini mereke mashini afande shiri wameje mashini koko ariko yakumbaza iki afande ibintu byose wambwiye biri muri iyo mashini ibimenyetso byose washakaga byose biri muri iyo mashini mbega umugabo afande byose
nabibonye biri muri iyo mashini. Ukumva wa kigabo we.